ariko niba uri umukobwa ukaba ufite amafaranga kandi ukundana n'umusore utayafite ntabwo aba akwiye kwicwa n'inzara kandi hari icyo ufite. Mugurire n'ibyo birya abirye kugira ngo abashe kubona. Burya umusore ufite imbaraga abasha no kuvuga. Hari igihe ashobora no gufatwa n'isereri yaburaye ugasanga kuguye imbere bakagira ngo ni igicuri ariko atari igicuri, ari inzara. Kandi urukundo rwiza, urukundo rutagenda ruyoragura abantu. Mbona hariho urukundo muri iyi minsi rukaze kugira ngo uzabone umuntu ukubwiza ukuri ni hatari. Abakurikira Vanti Motivations, turi muri cya kiganiro cyacu cya Gospel Time, aho tuganira n'abantu batandukanye bari mu bijyanye n'iyobokamana. Akanya kuri micro no kuri kamera ya Vanti Motivations tukaba turi kumwe n'umumama mwiza, mama wambaye neza uberewe. Yatangira twibwira. Amazina yanjye nitwa Vumiliya Alice, ndi umudamu ushima Imana. Vumiliya Alice, umudamu ushima Imana. Njye ndi Krezo, mbibutsa ko ubuzima bugira imizi mizima, mu bazima ahazima hazira ubuzima. Kora subscribe kuri Vanti Motivations kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye. Vumiliya Alice, umukristo, ndabona afite Bible. Iri ni ijambo ry'Imana rwose, n'inkota ityaye ifite amugi hombi. Ijambo ry'Imana, inkota ityaye ifite amugi hombi, n'ijambo rifasha benshi rikanababatura. Ntabwo nibuka neza umurongo, ariko haravuga ngo ijambo ryawe ni ukuri. Ahandi Kristo akabwira intumwa ze ngo nimumenye ukuri kuzabakiza, kuzababatura. So byiza cyane. Nifuje ko uyu munsi tuganira ku kuri. Yego. Ubundi iyo bavuze ukuri, nk'umudamu ushima Imana w'umukristo kandi kuri ukumva ute? Buri ikintu kiranga ukuri, umunyakuri Prito ko navuga. Ukuri ni kwiza, ariko ikinyoma kigutesha agaciro. Ariko ukuri kwanga uko byagenda kose ukuri kuratsinda. Niyo mpamvu rero umuntu aba akwiye kugira ukuri. Kandi Yesu yaravuze ngo niwe nzira, akaba n'ukuri, akaba n'ubugingo. So bivuze ngo umuntu aba akwiye kugira ukuri, by'umwihariko yari umukristo w'Umunyarwanda. Kuko buriya impamvu uvuze ngo n'umunyarwanda, kuba umunyarwanda ubwabyo ni ibintu bifite agaciro gakomeye kajya kungana n'ubukristo. So ubaye umukristo udafite ubunyarwanda biba byagize ni byiza. Yesu nzira, ukuri n'ubugingo. So bivuze ko ni amahire ko mu kiganiro turi kugirana kibaza ese koko birakwiye ko abashakanye cyangwa abakundana babwizanya ukuri? Niba bikwiye koko ni ukuhe kuri abo bantu abakundana bakwiye kubwirana? Ese hari aho biba ngombwa ko umuntu ukunda ugira ibyo umukinga, cyangwa se umuntu mubana ugira ibyo umukinga ntugire ibyo umubwira ukaba wamubeshya kubera ko hari ibyo adakwiye kumenya? Nibyo tugiye kugarukaho mu gihe gito cyane. Buriya ku bantu bashakanye bagomba kugirana ukuri. Buriya umuntu uba wemeye kugutwara ntabwo ushobora kumuhisha kuko aba ari umutware. Umutware rero ni umuntu muba muzabana akaramata, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzasiga so na nyoko ari ukubane n'umugabo wawe akaramata. Byanga byakunda rero ugomba kumubwiza ukuri kugira ngo mwese mutere imbere. Mubwirizanya ukuri, ntabwo guhishanya ari kwiza. Ntabwo guhishanya ari kwiza, ntabwo ugomba kugira imitungo ngo uyihishe umutware wawe. Ugomba kumubwiza ukuri, niba hari icyo ufite ukakimubwira, niba nta n'icyo ufite nta kosa ririmo. Icy'ingenzi ni uko hari urukundo. Iyo ahantu hari urukundo ibintu byose kumvikanamo. Nta mafaranga y'umugore abaho n'amafaranga y'umugabo abaho. Mwese muba muri umuntu umwe. Mugomba guhuriza hamwe, yaba mu mitungo mufite, yaba mu mibanire yanyu, mukagerageza kubwizanya ukuri
kuko byanga byakunda ukuri kuratsinda kandi ukuri kugaragara. Uko biri kose ntago waba uri umuntu ugiye gushinga urugo ngo ubeshye umutware wawe mugiye kubana ko nta mwana ugira kandi umufite. Byange bikunde wa mwana azaza kureba nyina. Ntabwo uzamubwira ngo ni umwana wa mukuru wawe cyangwa ni umwana wa musaza wawe cyangwa ni murumuna wawe ngo bibeho. Byange bikunde wa mwana azaha agaciro umubyeyi aguhamagare mama. Niyo mpamvu rero kugira ukuri n'ibyo bintu byiza, buryo ugomba kumubwira uti mfite umwana cyangwa nta mwana ngira. Biba byiza rero, niyo mpamvu abashakanye bagomba kugirana ukuri. Kandi ikindi ku bantu bakundana nabo bagomba kubwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri biba byiza, ariko hari igihe usanga umwe abogamye, kubera ko muri iyi minsi abantu basigaye niyo bakundana bari muri fiyansaye, kugira ngo uzabone umuntu uvugisha ukuri nta cyizere kikiri ku bantu. Umuntu aba avuga ati se uyu muntu nubwo ankunze ankunze njyenyine, ese uyu muntu nubwo ankunze ni njyewe yahisemo koko. Kubera ko abantu bafite guhishanya mu mutima. Ariko twebwe dusenga Imana turagerageza uko byagenda kose, umuntu wamenye ko Yesu ari umwami n'umukiza muri we aba agomba, ntabwo hari ibyo tutemerewe, ntabwo twemerewe umuntu wese ko aje kugusaba urukundo uvuga ko umwemereye. Nubwo bavuga ngo bagarira yose, ngo ntabwo ubuzi irizera n'izizarumba, ntabwo biriya bintu byemewe ku muntu usenga. Niba umuntu umukunze, muha urukundo, umubwire uti ndagukunda, nawe akubwire ngo ndagukunda. Uko byagenda kose umuntu wese wabana nawe ntabwo mwabana mutarakundanye. Mbere na mbere ni urukundo, kandi urukundo rwiza, urukundo rutagenda ruyoragura abantu. Mbona hariho urukundo muri iyi minsi rukaze, kugira ngo uzabone umuntu ukubwiza ukuri ni hatari. Ni ibintu bisaba gukanura cyane, bajya bavuga ngo ni ugukanura cyane. Ukabona hari abakobwa batakivugisha ukuri, ukabona hari n'abasore batakivugisha ukuri. Ariko impamvu kutavugisha ukuri ngewe uko mbibona, mbona ari umukobwa uba utarafata umwanzuro, cyangwa aba ari umusore ngo afate umwanzuro. Ariko iyo wafashe umwanzuro ukabona yuko uwo mukobwa ukunda nta wundi wamurutisha, niyo wabona undi nawe wakurutira wa wundi wawe, urakomeza ugakunda wa wundi paka mu gihe mugeze finali yo kugera mu gihe cyo kubaka urugo. Abanyarwanda bakavuga bati agasore katirariye ntikarongore inkumi, cyangwa se kwirarira bituma uramagiza atabengwa. Aho se ntibishobora kuba intandaro yo gutuma abasore bashobora kubeshya abakobwa ubuzima batabayemo cyangwa se ibyo badafite kugira ngo bataza kubengwa? Buriya hari ikintu kijya kibaho, ntabwo wabeshya buriya ikintu cya mbere ugomba kubwiza umukobwa kuri saa kintu. Niba muri iyi minsi hari igihe umusore nta kintu aba afite, ariko wowe ugifite, mugomba gufashanya. Ntabwo abantu bose bazabana ari uko bafite imbaraga zo mu mufuka. Hari igihe umwe aba azifite undi atazifite, ariko kubera ko muba mushaka kubana, umwe agomba guteza undi imbere. Nta mpamvu yo kugira ngo uvuge ngo urirarira kugira ngo kanaka kwemere. Ese numubwira yuko ufite ibintu nta n'ibyo ufite, ujya gutira ahantu ho kuryama, ugatira intebe, ba nyirazo bo nibaza kuzitwara muzicara kuki? Hagarara ukuri. Burya iyo uhagaze ukuri biba byiza, bituma n'iyo umuntu ntacyo afite ashobora kugufasha akavuga ngo njyewe hari icyo nkurusha, njyewe nabona amafaranga yo kukugurira intebe. Erega tuzi neza ko hariho n'ababura umwambaro. Ariko niba uri umukobwa ukaba ufite amafaranga kandi ukundana n'umusore utayafite, ntabwo aba akwiye kwicwa n'inzara kandi hari icyo ufite. Mugurire n'ibyo birya abirye kugira ngo abashe kubona. Burya umusore ufite imbaraga abasha no kuvuga. Hari igihe ashobora no gufatwa n'isereri yaburaye, ugasanga kuguye imbere bakagira ngo ni igicuri, ariko atari igicuri, ari inzara. Ahubwo ikintu mbona, ntabwo niba umufashije muri ubwo buryo bivuga yuko wenda mugirire neza ko ari umunyarwanda mugenzi wawe. Kandi niyo yaba atari umunyarwanda mugenzi wawe, n'undi wese waza kugusaba urukundo, hari icyo umurusha, mufashanye.
bikunda kugaragara ko abantu bari mu rukundo batinyana kubwirana intege nke zabo. Niba ari umusore kuba yabwira umukobwa ko ntacyo afite bikamugora, rimwe na rimwe umukobwa nawe kwibwira umusore akunda koko bikamugora, kuko bitewe n'imyumvire isigaye iriho cyangwa se n'imitekerereze y'abakobwa benshi basigaye byita gukura amenyo. Umukobwa akagira ati umusore nimubwira ko mfite ikibazo iki n'iki aratekereza ko ngiye kumukura. Ubona atari imbogamizi ku ngo zikomeye z'ejo hazaza? Reka nkubwire, urukundo rwihanganira byose. Iyo ukunda umuntu, ese kuki uwo musore we yagukunda ntacyo ufite? Kubera iki wowe hari icyo ufite kuki utamukunda? Nubwo muri iyi minsi kugira ngo ubone umuntu, kuko turi mu minsi mibi, turi mu minsi igoye, abantu benshi usanga bashaka gukunda umuntu bamukurikiyeho ibintu, kandi ibintu birashira, kandi ibintu ntibishakwa nanone. Ariko niba ngenda shingira ku rugo rwizera Imana, nirwo nshingiraho cyane. Niba kandi ndashingira ku rukundo rwa gikristo, niba uri umukobwa uri umukristo ukaba ufite urukundo rutaryarya, ukunda mwene so, wenda urukundo rwanyu rumaze igihe, iyo umuntu akubeshya urabimenya. Ntabwo ushobora gukundana n'umuntu ngo ubure kutabona akajeste kuko akubeshya. Ni kandi ikindi kigaragaza ko wa muntu agukunda by'ukuri, swata ashobora kukwereka inshuti ze, ikindi ashobora kukwereka imiryango ye, ikindi cya gatatu ashobora kukwereka ahantu aba cyangwa atuye cyangwa akodesha. Niba umuntu umukundanye, icya mbere cyo ntuzi iwabo, ikindi cya kabiri ntushobora kumenya n'umuvandimwe we, ikindi cya gatatu ntushobora no kumenya inshuti agira muri icyo gihe. Burya hari ibintu bituma urukundo uvuga uti uru rukundo rwacu rufite n'imizi. Niyo mwagirana ikibazo ushobora kuvuga uti hari ariko yanyeretse inshuti ye, ushobora kujya kuyibaza ngo kanaka gutya bimeze gute, kuko hari ukuntu umukobwa cyangwa umusore ashobora kuba ari ahantu adashaka ko inshuti ye imenya ahantu ari, akaba yafunga telefone. Yamara gufunga telefone ukaba wamushaka ukamubura, ariko iyo umubuze uhamagara inshuti ye ukamubaza uti se kanaka ari amahoro bimeze gute. Ariko iyo akubwira ati nanjye sinzi aho ari, ashobora no kukubwira ati turi kumwe, kuko atazi yuko telefone yayifunze, cyangwa se akabaza ahantu yagiye kuko hari igihe akubwiza ukuri akavuga ati hari umushyitsi afite. Iyo ari hafi yawe hari ukuntu nyaruka ugasanga afite undi wamusuye. Ubwo rero icyiza muri iki gihe nabona, nta mpamvu yo kwirirwa, ntabwo urukundo warubona rwo kwirirwa uhereza abantu bose, kuko iyo ufashe rwa rukundo ukaruhereza abantu bose kugira ngo uzarugarure ku murongo byakuvuna. Dusa nk'abagana ku musozo, mbere yuko ugira inama abasabitswe no kuvuga ibinyoma, abanyarwanda nabo bakongera bati ukuri kose si ngombwa kukuvuga. Iyo mvugo yivuga iki? Urumva koko ari byo? Uriya reka nkubwire, igihe ugifiyansa umuntu ukabona ko akubeshya, hari igihe ukuri uguhisha ukamwihorera, kubera ko uba ubona ko ari kukubeshya. Nta mpamvu kugira ngo umuntu akumenyere amakuru yawe, amenye ibyawe. Burya hari ukuntu abantu bagira ingeso yo gukinga, ukabona umuntu aragukinga. Wabaza umuntu uti uri hehe, akakubwira ko ari Nyamirambo kandi uri kumureba mu mujyi. Burya icyizere kiba gishize. Kugira ngo rero cya cyizere kizagaruke mu muntu biba bigoye. Wa muntu rero ahita avuga ati reka nanjye mfungire amafera ahangaha, uyu muntu ndajya kumubwira ukuri kwanjye kose nshingiye kuki, ko mbona ari umubeshyi. Izi telefone rero zizarikora, kabona umuntu n'umuntu afite fiyanse wiwe, bavuganye kuri telefone baranaganira, ariko ari online kurinda ageza mu gitondo. Niba wa muntu umuvuganye iminota 30 mu rugero cyangwa iminota 15, akabona kuva mukimara kuvugana uri online ku bantu bakoresha WhatsApp, cyangwa se abantu bakunda guhamagara yari amasaha, ukabona
telefone ye irokipe kurinda ageza saa 9. Ese uwo muntu baba baganira kugeza muri ayo masaha akabona ibyo avuga, ashobora kuba ari mu kazi ari kuganira iby'akazi. okay, ari mu kazi ubu bizi ko ari mu kazi, ariko noneho mu gihe atari mu kazi se. Niyo mpamvu rero icyizere gihita kigabanuka, umuntu akaba yahisha ukuri kwe. So byumvikane ko hari igihe biba ngombwa ko uhisha ukuri kwawe, kubera ko ukuri kose hari igihe biba ngombwa ko bitaba byiza ko kuvugwa. Dusoza rero, hari abantu bumva ko bakwiye kuba imbata zo kuvuga ibinyoma, imbata z'ikinyoma, batazi agaciro k'ukuri, kandi twumvishe ko ukuri kubatura. Yesu akaba yarabwiye abantu ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo, nawe mbona nanika ngo ukuri kurakiza. So burya niyo ugiye no mu rukiko mu buzima busanzwe ukavuga ukuri ku bintu, hari n'igihe bakugabanyiriza igihano. Akenshi ahubwo niko babigenza cyane rwose. Abantu bataramenya agaciro k'ukuri, turibanda cyane ku bakundana n'abamaze gushaka, abo bakundana bakiri abasore n'abakobwa n'abamaze kubaka ingo, cyane ko mwubatse namwe. Nihe nama mubagira? Ndahera ku bashakanye plutôt, abantu bubatse ingo. Abantu bubatse ingo bihanganire, hari igihe mwubaka ingo muri hasi, ariko bahuje imbaraga, bahuza imbaraga. Hari igihe umwe aba afite icyo ashoboye gukora, abasha gutinyuka gukora, akitinyuka. Nicyo navuga ngo bahuze imbaraga. Iyo abantu bahuje imbaraga babasha kungurana ibitekerezo ku bantu bubakanye, bubatse ingo. Noneho ikindi bakareka gutekereza ku bintu, kuko ibintu ari ibishakwa kandi ibintu biraza. Iyo abantu bahuje umutima, kandi bagahuza kumvikana, bagahuza ubumwe, bagahuza amaboko, ntibabura gutera imbere. Nubwo ibintu byatinda kuza, ariko amaherezo byaza kuko abantu hari igihe umukobwa ashaka azi ko agiye kubona ibintu, yagerayo akabibura. Iyo amaze kuba umugore ibintu akabibura, ugasanga atangiye gusuzugura umugabo, akavuga ati naje nzi ko hari ikintu ufite, none nta kintu mfite. Ariko noneho aho usanze nta kintu afite, mwungurana ibitekerezo kugira ngo mubashe kubona cya kintu kiri kubura kugira ngo mukigereho. Kwiteza imbere. Noneho ku rubyiruko rwose, urubyiruko muri iyi minsi bahura n'ibibazo byinshi cyane. Muri iyi minsi abantu bahura n'ibibazo. Urubyiruko rwose, Mana yanjye, usibye Imana yabaha imbaraga, kubera ko ukuri mu rubyiruko kurabuze cyane cyane cyane. Kubona umusore ukubwiza ukuri biragoye, kubona umukobwa ukubwiza ukuri biragoye. Ariko icyo nasaba, basabe gushishoza, bashishoze. Umuntu ashobora kukubwira ko afite imodoka adafite n'igare, umuntu ashobora kukubwira ko afite etaje kandi nta n'ahantu agira ho kuba. Ariko buriya umusore uje kukurambagiza akakubwira ati ngira inkweto imwe, ipantaro imwe n'ishati imwe, akakubwira uko ari, ataguhisha. Kandi nawe wareba ugasanga niko biri. Buriya urya muntu ntaho aba aguhisha, aba akubwije ukuri kandi abagukunda, nawe uba ugomba kumukunda. Kandi niyo umuntu udafite ibintu aza arata ibintu, kuko bazi ko abantu bakunda ibintu. Ariko iyo umweretse ko bya bintu atari byo ureba, urukundo rurakomeza. Hari igihe nawe avuga ati narakubeshye, mbabarira, uba ugomba kumubabarira. Rero nk'umumama w'umukristu ushima Imana, ntabwo twasoza tutagusabye gushyira imbere y'Imana abo bantu b'ibyiciro bitandukanye twavuze. Abadafite ukuri ubasabire kugaruka ku isoko y'ukuri, none abifite mu kuri Imana ikubakomereze. Abataranye nabo bave ku isoko, bagaruke ku isoko. Kadusenge. Data mwiza, tugushimiye kuri Imana ishobora byose, kandi tugushimiye kuri mu ruhande rwacu. Sengeye abubatse ingo, sengeye rwose abashakanye, ubahe gukomera mu ngo zabo, ubafashe. Kandi n'abafite ingo zirimo imidugararo, ubakomeze, ubahe guhuza, kuko uri Imana ishobora byose.
sengera urubyiruko kuko nanjye nabaye urubyiruko aravunika, mu rubyiruko habamo ibigerageza byinshi kandi bigoranye, ariko ndakwinginga kugira ngo hagaragaremo ukuri kandi ubafashe ubakomeze ubagirire neza kuko uri Imana ishobora byose. Senze nizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. murakoze cyane abadukurikira, ntabibutsa gukomeza gukora subscribe, comment, like na share kugira ngo dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu. Gospel time nakagaruka kuri Vanti Motivations.